Hello, welcome to Akani Nation. Ndabasuje mwese aho muherereye, mukomeze mugubwe neza natwe tumeze neza cyane. Nshaka kuvugana namwe, birashoboka ko hari ibyo uri gucamo bigiye bitandukanye, hari intego ufite kugeraho mu buzima, hari intumbero ushaka kugeraho, uri kugerageza gushaka amahirwe hirya no hino kugira ngo wenda ubashe kubona nimba ari bizinesi ikwinjiriza amafaranga. Warasenze, wagerageje kudepoza ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo ubashe kubona akazi, biranga, usa nkaho ucitse intege, wenda ni relationship yawe itameze neza, ukundana n'umuntu bikageraho ukumva nyine ucitse intege bitewe n'ibimenyetso ugenda ubona, cyangwa se ukabona nyine hari imyitwarire itari myiza udashoboye kwihanganira. Nshaka kuvugana nawe muri aka kanya kugira ngo ngire mesaje nkugenera muri uwo mwanya. Nimba warasenze ukabona ntabwo bimeze neza, ukumva ko hari igihe nyine kigera ukumva ucitse intege, ndashaka kukubwira ko hari ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, hari igihe cyawe kiba kitaragera kuba wakwakira iyo migisha, kuba wabona ako kazi, kuba waba muri healthy relationship, kuba wabona business zikwinjiza amafaranga ahagije nk'uko ubyifuza. Icyo ni kimwe, hari igihe cyawe kiba kitaragera. Ikindi cya kabiri, hari igihe ibyo bintu biba atari ibyawe. Hari igihe urwana n'ikintu nacyo, ukarwana nacyo, ukagisengera, ukagikoraho pe, ukagira umwanya uhagije, ikintu kikanga pe. Atari uko utagihaye umwanya, atari uko wenda udashyizemo imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe bwose. Icyo gihe icyo kintu hari igihe kiba atari icyawe. Rero nshaka ko tuganira muri aka kanya kugira ngo tuvuge ngo ni gute wamenya ko ibyo bintu ari ibyawe, cyangwa se ni gute wamenya ko igihe cyabyo kitaragera. Ikintu nshaka kukubwira ni uko ibyo bintu byose tuzabifashwa no gusenga. Fata umwanya usengere akazi kawe, fata umwanya usengere relationship yawe, fata umwanya usengere ibyo byose uri gucamo, ubihe umwanya uhagije ubisengere. Ku bantu basenga bizera Imana, ibyo ari byo byose iyo ibintu atari ibyawe, ibimenyetso ugenda ubibona. Iyo relationship atari iyawe, ibimenyetso ugenda ubibona. Wenda akaba ari ibitagenda neza, ukavuga ati bino bintu ntabwo ari ibyanjye pe, ugasaba Imana ikimenyetso, Imana iguha ikimenyetso, ukamenya ko ibyo bintu atari ibyawe, ukamenya ko igihe kitaragera. Iyo usenze ushyizemo umwete, igihe cyawe kiragera, bya bintu ugasobanukirwa ibyo ari byo. Urugero rwiza nabahereza ni inkuru ya Aburahamu muri Bible. Abantu basoma Bible mwareba mu gitabo cy'Itangiriro, aho Aburahamu ku gice cya 12 Imana yamusezeranyije ko azabona umwana, kandi yari ageze mu zabukuru, ko yari ageze mu myaka za 80. Imana iramusezeranya, imubwira ko izamuha umwana, arategereza. Amaze kugera mu myaka 100, umugore we atangira kumubwira ati rero urabona turashaje, yego Imana yarabitubwiye ko tuzabona umwana, ariko turashaje bihagije pe, turakuze ntabwo tukibashije kubona urubyaro. Umugore we yari amaze kwiyakira ko atakibyaye kubera ko yari yarageze mu zabukuru. Atangira kubwira umugabo we ati dushake izindi nzira, dufashe Imana kugira ngo amasezerano yayo asohore. Aburahamu yumvira umugore we, batangira gushakisha nyine uburyo bashakamo umwana, kuko Imana yari yarabahaye isezerano ry'uko bazabona umwana. Nuko rero bajya inama, umugore we aramubwira ati buriya uriya mukozi wacu dufite twamukoresha tukabona umwana, kandi uwo mwana azaba ari amaraso yawe, azaba ari umwana wawe, uzaba ufashije Imana kugira ngo isezerano ryayo risohore. Nuko byagenze rero, Aburahamu abyarana na Agayi, umukozi we cyangwa se umuja we. Noneho rero babyaye umwana. Uwo mwana mu by'ukuri nubwo yari amaraso ye, ariko ntabwo ari we Imana yari yaravuze. Imana yari yaramuhaye isezerano ry'uko azabyara umwana, akamwita Isaka, akazabyara uwo mwana, akazaba umugisha ku mahanga yose, kandi akaba sekuru w'amahanga yose. Icyo Imana rero yashakaga ni uko wa mugore we bari barabanye nyine muri icyo gihe cyo kwihangana, ari we Sara,
ari nawe uzaba nyirakuruza w'amahanga, niko navuga. Kuko nimba Imana yaramuhaye isezerano ikamubwira ati uzaba sekuru w'amahanga, uzaba sekuruza w'amahanga, ni ukuvuga ngo Imana yashakaga ko isezerano ryayo risohora hagati ya Aburahamu ndetse na Sara. Noneho rero kubera ko bari babonye ko bo gutegereza bibarambiye, urumva nimba Imana yarabahaye isezerano mu gihe cy'imyaka za 80, noneho bageze mu gihe cy'imyaka 100 batarabona umwana, bari batangiye kubona ko bitagishobotse mu by'ukuri, wenda bari hafi kwipfira batarabona isezerano ry'Imana ko ribasohoreraho. Ariko kubera ko Imana yari yarashatse ko isezerano ryayo risohora hagati ya Aburahamu ndetse na Sara, bose bakazaba ibisekuruza by'amahanga, bo rero bakaba barashatse inzira y'uburyo bafashamo Imana kugira ngo isezerano ryayo risohore, babyara uwo mwana. Ariko mu by'ukuri nubwo yari amaraso ya Aburahamu, ariko ntabwo ari ryo sezerano Imana yari yarabahaye. Nuko rero nyuma Imana iza kuganiriza Aburahamu, imubwira ko nubwo uwo mwana ari amaraso yawe, ariko si we nagusezeranyije. Nibwo yamuhishuriye ko azabyara undi mwana, noneho Imana inamutegeka izina agomba kuzamwita, imubwira ko agomba kuzamwita Isaka, kandi uwo Isaka ari we uzaba imigisha, azaba umugisha ku bantu bose. Nuko rero nyuma Imana imaze kumusezeranya, baje kubyara umwana Isaka, aba sekuru w'amahanga. Icyo rero nakubwira ni iki? Ni ukwihangana ugategereza, wirwanirire, ntushake izindi nzira hirya no hino kugira ngo usohoze amasezerano. Nimba wabasha gusengera ikintu cyawe ukamenya ko utegereje isezerano ry'Imana, tegereza wihanganye, gira kwihangana kandi ubyereke Imana idushoboze kunyura muri urwo rugendo rwose, kugira ngo utegereze cya gihe cy'Imana kibashe kugera. Hari abantu rero tugera mu gihe cyo gutegereza ugasanga ducitse intege, dutangiye kwitotomba, tukavuga ati Imana bino bintu rwose ntabwo binkwiriye, ugatangira kuvuga uti nubwo nyine nihanganye nkabisengera ariko sinishoboye gutegereza. Mu by'ukuri iyo usenze Imana iguha, nta muntu Imana iha ikigeragezo kiruta kwihangana kwe. Niba Imana iguhaye gutegereza imyaka 10, nuko ibona ko ubishoboye. Rero wowe icyo usabwa ni ugusenga cyane kugira ngo ubashe kugera kuri rya sezerano, ndetse ubashe no guca muri cya gihe cyo gutegereza wihanganye neza, utitotombera Imana, utitotombera abo mubana, utitotombera inshuti zawe, utitotombera abavandimwe ngo ntacyo bagufashije. Hari igihe ugera muri icyo gihe cyo gutegereza ugatangira kwanga abantu, ugatangira kwigunga, ugatangira kumva waba wenyine, ugatangira kumva watangira kwishakishiriza inzira zawe. Nyamara mu by'ukuri Imana yo iguha imbaraga, iyo uyisenze iguha imbaraga zo gutegereza utanze abantu, utanduranyije n'abo mubana, udatangiye kwitotombera inshuti zawe ngo nta kintu zagufashije. So guys, nimba uri muri icyo gihe cyo gutegereza, senga Imana kugira ngo iguhe imbaraga zo gutegereza wihanganye. Senga Imana kugira ngo umenye neza ko bya bintu ari ibyawe cyangwa atari ibyawe. Niba ufashe cya kintu ukagisengera neza, ukagira umwanya, uzamenya neza ko atari ibyawe. Uzabona ibimenyetso bikubwira ko ibyo bintu atari ibyawe, ugomba kubivaho. Urundi rugero nabaha rero, ni urugero rujyanye n'ukuntu twebwe hari igihe tuba turi noneho Imana ikabwira ibimenyetso by'uko icyo kintu atari icyawe. Noneho ugatangira kuvuga ati kino kintu ninkireka nicyo cyari kimbeshejeho, uno muntu nimureka niwo waramfatiye runini, ugatangira kuvuga ngo uno muntu sinamureka kubera ko nimba ari we wenda wampaga amafaranga anyishyurira ishuri, ugasanga utangiye kuvuga ngo nzahita mva mu ishuri. Kandi mu by'ukuri Imana iragusaba ko icyo kintu ubanza ukakireka, icyo kintu ukakivamo, uwo muntu ukamurekura. Nimba ari n'akazi ukora ugasanga wenda umukoresha wawe arakuvunisha mu buryo butandukanye, cyangwa se agutegeka gukora ibintu binyuranyije n'ubushake bw'Imana, ukavuga ati ngo kubera ko ngewe n'ubundi ntabwo nareka kano kazi. Umuntu aragukoresha ibyaha, ariko kubera ko uvuga ati ngo ntabwo nareka kano kazi ngo mbeho, ugahitamo kubaho nabi utukisha Imana kugira ngo ukomeze kubaho. Ariko mu by'ukuri hari igihe usanga
ibyo bintu wita ko ari byo bikubeshejeho, ahubwo ari byo bintu bizitira inzira zawe zo kubona imigisha yawe. Hari igihe usanga ibyo bintu wowe wumva ko ari ibintu by'agaciro utareka, ahubwo ari byo bintu bifunze imigisha yawe. Rero Imana iragusaba kubirekura. Imana iragusaba kurekura izo nshuti, Imana iragusaba kurekura abo bavandimwe bawe, ukabima amatwi, ukabima amaso, kugira ngo ushyikire ubwiza bw'Imana, kugira ngo ushyikire isezerano ryawe, kugira ngo ubashe kugera ku nzozi zawe. Imana iragusaba kureka iyo relationship yawe idafatitse, idahesha Imana icyubahiro, kugira ngo ubashe kugera muri relationship ihimbaza Imana kandi nawe iguhesheje amahoro. Excuse me. Ni ukuvuga ngo hari ibintu dukora tukabyita ko ari imigisha yacu, tukabyita ko ari inyungu zacu, kandi ibyo bintu ari byo birimita imigisha yacu Imana itubikiye. Rero ikintu nababwira muri aka kanya dusoza, nimba hari ikintu ufatiriye wumva ko icyo kintu ari cyo kintu cy'agaciro, ariko mu by'ukuri ukabona ko utakireka kugira ngo ukore bya bindi Imana igushakaho, ukore iby'ubushake bw'Imana, icyo kintu kireke. Kuko Imana abayikurikiye bose ibaha ubuzima bwiza, ibaha imigisha myinshi, kandi Imana ntabwo abayikurikiye babaho nabi, babaho neza kandi bakagera kuri byinshi. So guys, nimba hari inzozi zawe ushaka kugeraho, gira ibyo ureka, hitamo ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora, hitamo uburyo ugomba kubikoramo, ubundi buryo nabwo utagomba kubikoramo ubureke, kugira ngo ubashe kugera ku nzozi zawe neza. Murakoze cyane kubana natwe. See you guys.